Hello my friend, uyu munsi icyo tugiye gukora, tugiye kureba uburyo tugiye gukorera amafaranga kuri no application igiye kudufasha gukorera amafaranga tukayabikuza dukoresheje MTN cyangwa Tigo cyangwa MTN. Icyo tugiye gukora rero, tugiye kujya muri Play Store twandikemo gutya, then tumara kwandikamo gutya dusacinge, dutegereze application yacu bayiduhe, then turangiza tuyidownloading. Tujyane akantu ku kandi, ngiye kukwereka uburyo ushobora gukoramo 2,000 ku munsi nta gishoro washoye. Weho icyo ugomba gukora ni subscribe, tukatubana kuri channel ya Menya Studio. Uropeninga, ufungure, then urangiza ukande continue with Google. Ndakeka nta muntu nawe udafite email, then urangiza ufate email yawe ufite, uyemerere application yifungukeho. Ngiye kukwereka uburyo urakorera amafaranga, then ukajya ubona amafaranga. Urabona hano hari utuntu, hari male, hari female. Nimba uri umuhungu ni male, nimba uri umukobwa ni female. Urahitamo aho ushaka, then uza hano hejuru hari akantu k'agafoto, nawe uhitemo ifoto nushaka ufatemo iri muri galeri, ariko reka mfate nk'iyi ngiyi. Then nandikamo studio. Hano hasi urandikamo ijambo uraza gushaka. Hano naho uraza, hano hasi yaho uhitemo ururimi uraza gukoresha, then nurangiza uruhitemo. Umara kuruhitamo, icyo urakora next. Ubu turi kujya ku ndunduro yo gukorera amafaranga, then application irafunguka gutya. Nkubwira ngo application irimo utuntu twinshi, harimo amatask menshi, connection zanjye ni nkeya, ariko hano harimo amatask menshi. Urabona hejuru hadi hagomba kujya amacoin, hagomba kujya amacoin ariyo azavamo amafaranga. Ubwa mbere uraza ukande hano, iyi ni bonus bahita baguha ya coin 500. Izi zose ni coin baguha buri munsi. Urabona hano ejo bazatanga inote y'igihumbi, ni rimwe ry'amadolari. Iyi ni iminsi yose biri hano, ni iminsi biri hano igaragaza nyine uburyo wakora amafaranga. Nyine hano ejo bazakora igihumbi, ejo yaho, hano ko ni iminsi, uko iminsi igenda ishira. Noneho hano kugira ngo ubone reward y'amafaranga, note y'igihumbi, ubwo ni bonus baraguha. Ugiye kuzamo hano ukande hari ibonye, nurangiza ukandemo ino code, urakandamo 5, urahita ushyiramo weho, urashyiramo 5 2 2 0 30 12 3 7 10 12 3 7 then nurangiza ukande hari. Urabona ko hano bakubwira ngo you have received $. Ubwo ugiye kwakira idolari, ufite kwakira idolari, then ukande continue. Ndaje nkwereke ahantu ugiye guhita ugenda urisange byaje kuri balance yawe. Numara gukanamo ibi ngibi, urahita ubona idolari rimwe riraza kwiyongera kuri yo uraba ufite. Hano hari n'andi matask. Hano kano ka mbere ni aka video. Urabona ko bayisaba amacoin 500. Nimara gukandamo coin 500 hano nazibonye, then kanze nkwereka noneho ahantu hari amafaranga. Hano urabona ko igihumbi ngiki cy'idolari, igihumbi cy'idolari. Hano hari uburyo bwinshi bwo kureba amafaranga. Ushobora kureba video, then bakaguha amacoin warangiza ukayavunjisha ukabonamo amafaranga. Hano hari spin. Kano ga spin uragakaraga,
nako kaba karimo amakoini, karimo n'amafaranga, then nako uragakaraga ukabonaho amafaranga. Hano naho hari utuntu twinshi, ukina game bakaguha amafaranga hano. Hano hasi n'amavideo barimo, n'andi matask menshi. Ukina game bakaguha amafaranga, bakoze ibibazo bakaguha amafaranga, ukareba video bakaguha amafaranga, ugakora like kuri video bakaguha amafaranga. Weho hano hari mu buryo bwinshi, ugakora ariya makoini then ukayavunjisha. Kugira ngo rero video nabone iri kuba nini, tugiye kwerekana ukuntu uravunjisha coin zawe zikaza kuvamo amafaranga. Okay, uraza ukanda hari yanditse exchange, then urangiza ushyiremo coin. Hano bari kutubwira ngo coin zigomba kuba zigeze ku 1000 kugira ngo uyivunjishe ize mu mafaranga. Twe dufite coin 500. Hano bari gukora ko coin zigomba kuba ari 500. Right, tukanda exchange. Hano hasi hano hari akantu kijimye karaza noneho kaba exchange, then ukandeho uhita ubona iki amafaranga. Okay, noneho tugiye kureba mu buryo tugiye kubikuzamo. Akarana dufiteho 1000. Iyo ushatse ufite PayPal urayikoresha, waba ntayifite yo kwereka ubundi buryo urakoresha. Uraza ukanda handitse ada, then numara gukanda handitse ada, connection ziri kumbana nkeya, none wandike mobile change, niho wowe urahita ukanda. Uraba ugiye gushyira kuri Tigo cyangwa MTN mobile charge. Okay, then urakandaho. Okay, hano hejuru kano kambere urahitamo igihugu cyawe, uraza ugihitemo, tuze tukirebe. Nkwibutsa ko ahangaha kugira ngo ubikuze baragusaba amadolari 10. Nugira amadolari 10 amafaranga urahita uyakuraho. Kandi urabona ko gukora amafaranga atari ibintu bigoye. Urabona hano nimba uyu munsi baduha coin 500 ziri free, ejo bazaduha 1000 cy'amafaranga. Numara gukanda bino numara gukanda mu zindi video zikurikira. Ciao ciao.